Ndagushimiye kubunteza amatwi. Nirwa Diziboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Guys, dore icyo usabwa kugira ngo ukurikirane iyi video ku yindi. Nugukanda subscribe, ugafunga kukazogera kugira ngo ikiganiro kwa uploadinze ukibonere umunota ku munota. Guys, ese nawe mubyeyi wifuriza umwana wawe aya magambo? Ese mubyeyi, umwana wawe iyo uri kumwonsa uba uri mureba mu maso cyangwa se uba wirebera hasi? Mu gihe ugiye konsa umwana wawe w'uruhinja ukiri mutoya, ujye umureba mu maso kugira ngo yonke neza, amasereka ataza kumukora akagera mu bwonko. Guys, ese aya magambo ujya uyabwira umwana wawe ukiri mutoya cyangwa se ukiri mukuru? Guys, amagambo meza cyane ngiye kukubwira ujye uyakorera abana bawe cyangwa se umugabo wawe. Umwana wanje niwe ufite ubwenge bwinshi mu Rwanda. Ayo ni amagambo nziza meza cyane kandi akomeza abana bawe. Nzakomeza kumurinda abahungu kugeza ashatse umugabo, nzamurinda igisa n'inzoga zose cyose, nzamurinda inshuti z'indaya, usibye kuba ndi mama we turi inshuti. Nshimira Imana kuba yarampaye umwana mwiza ku isura no mu bwenge. Nzarinda ubusugi bwe kugeza yubatse urwe. Ntacyaruta umwana wanje. Amagambo pasi switi ahora yifuriza umwana we. Ayo magambo ni meza cyane ku bantu b'ababyeyi bari konsa cyangwa se abana beza cyane. Namwe bana mwifate neza cyangwa se mwekwararike neza kugira ngo ayo magambo mama wawe arye ayakubwira aragukomeza. Nirwa Diziboy w'Abanyarwanda. Umumama wese ubonye ino video nadukande subscribe, adukande share kugira ngo n'abandi bamama cyangwa se abapapa bajye babona aya magambo meza cyane mba nabazaniye n'abateguriye. Ndabakunda cyane, ibihe byiza.